Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi noneho tubazaniye amakuru menshi avugwa hano mu Rwanda mu myidagaduro ndetse no hanze y'u Rwanda. Imwe mu nkuru turi buze kwibandaho nuko umuhanzi Burna Boy ni icyamamare muramuzi mwese, arashinjwa kwiba indirimbo y'abandi. Hari izindi nkuru tubafitiye turi buze kuzibanyuriramo mu buryo bw'incamake. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye twibanira mu biganiro byacu bitandukanye. Umuhanzi w'icyamamare ukomoka muri Haiti bamwita Fabrice Luzier yatanze ikirego mu rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arega umuhanzi Burna Boy na Joe Duetefile gukoresha ibice by'indirimbo ye nta ruhushya. Luzier mu kirego cye arega aba bahanzi kuba barashishuye ibice by'indirimbo ye yasohoye muri 2002 indirimbo yitwa Je vais, bakabikoresha mu ndirimbo yabo bise Fo Campe yasohotse mu mwaka kuwa 28 Werurwe 2025. Nk'uko bigaragara mu nyandiko z'urukiko, Luzier avuga ko na mbere y'uko iyi yakozwe mu buryo bwa remix isohoka, indirimbo ye ya Fo Campe Joe Duetefile yari yasohoye mu mpera za 2024, nayo yari ifite iki kibazo. Luzier ngo yari yarohereje urwandiko rusaba gukomeza gukoresha ibihangano bye, ndetse Joe Duetefile ngo yemeye ko koko habaye guhonyora uburenganzira bw'umutungo mu by'ubwenge kuri uyu muhanzi. Luzier avuga ko aho gukuraho iyi ndirimbo Joe Duetefile ahubwo yasohoye indi nshya yise Fo Campe yafatanyijemo n'umuhanzi w'icyamamare uzwi nka Diamond. Luzier akomeza avuga ko iyi ndirimbo nshya irimo byinshi byaturutse ku ndirimbo ye Je vais, birimo uburyo iteguyemo, amagambo akoreshwamo n'imiterere yayo n'amashusho yayo yakozwe. Mu kirego cye, Luzier asaba urukiko kumuha indishyi z'ibyo yahombye, iz'igihano n'amafaranga yakoreshejwe mu rukiko. Asaba ko urukiko rwategeka ko ibikorwa byose bijyanye n'iyo ndirimbo bihagarikwa burundu na kopi zayo zose zasohotse zigasibwa burundu. Luzier anasaba ko izina rye, isura ye cyangwa ishusho ye bitazongera gukoreshwa mu bikorwa bifitanye isano n'iyi ndirimbo. Nk'uko twabibasezeranyije, hari andi makuru tugiye kubagezaho mu ncamake avugwa mu myidagaduro. Icyo wamenye ni uko hano mu Rwanda uwise Pasiteri Julienne intumwa ya Satani yamusabye imbabazi. Ikindi kandi ni uko Fally Merci mu nzu afite inzozi zo kugeza Genzi Comedy muri BK Arena. Byaba ari byiza cyane ku banyarwanda muri rusange kubera ko tuba dukeneye gususuruka. Ikindi ni uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwamenyekanye nka Puff Daddy cyangwa se Diddy ashobora kwireguza ko yasambanyaga abagore kubera uburwayi bwo mu mutwe. Tugarutse hano mu Rwanda ni uko umuhanzi w'injyana ya hip hop uzwi nka Riderman yaje kuba asubiza Paxson umufitiye inzika. Ikindi ni uko Ndahiro Natasha yakomeje ku mashusho ye ya filime ye asomana byimbitse n'umusore. Inkuru nziza ku banyarwanda ni uko abakoresha YouTube channel, ndavuga aba YouTube creators mu Rwanda, bashobora gutangira gukoresha monetization mu buryo butabagoye. Tunyarukiye mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda nuko umunyarwandakazi bita Laika yasezeye mu kiganiro bita Kampala Claim. Meddy
n'umugore we nawe baje kuba bibaruka ubuheta bwabo. Inkuru turi buze gusorezaho nuko dosiye ya Turahirwa Moses wa Motions yagejejwe mu bushinjacyaha. Ndabashimiye cyane, mwibutsa gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere kugira ngo buri munsi ujye ubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye.